ikote ndarikuramo. Damura arikuye. Hakubwo abantu bameze nabi mu murimo w'Imana bari kubivanga-vanga. Mwandyarya mwe. Ejo bundi narakubuye. Ariko sinamena n'ibishingwe. Yego. Urumva? Mwiyo nguyu. Hanyuma neza. Bazanye harya ko bakita ngo iki ni intebo ni hangara ni igitebo. Nje gukora iki kiganiro. Imana ifite abantu nka 5 ishaka kurokora. Yego. Abangaba bita ngo nabashumba barananiwe. None ngewe insuzugurwa. Yego. Ikantu. Tugiye kubwira abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Tugiye kubwira abarundi kazi, abanyarwanda kazi. Umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, bantu bafite nimba n'agahinda, bantu bafite umubabaro, bantu baragiye barizamura, bamwe bariyemera mu murimo w'Imana barawica. Mu murimo w'Imana harimo ibishingwe. Umubiri ni ikintu ubusa. Ubutunzi ni ikintu ubusa. Amafaranga ni iki se kari umuyaga? Ni umuyaga. Uyu munsi aririrwa iwawe agatahi w'abantu. Icyo muzi ni ukubabaza imitima y'abantu. Mwatuburiye abantu. Bahanuzi mutumye izina ry'Uwiteka ritukwa. Bantu mwatakarije icyizere Imana kubera mwebwe mwabashumba. Yego. Imana yabahaye inama kugira ngo muziyobore muzigeze ku musaraba. Aha kugira ngo muzigeze ku musaraba ahubwo murimo murazonona. Muri abapasitori muri abahanuzi. Iraje noneho ariko hari imyanda. Hari imyanda Imana igiye gukura mu nzira. Yego. Hari imyanda yibereye mu nsengero. Ako ndavuga imyanda. Imyanda y'uburayi. Yibereye he? Mu nsengero. No kuri za YouTube. Aho ngaho have none ije kwatinda. Kuri YouTube. Imana iraje hatinde yikoze mu mufuka. Igiye kwaca yikoze mu mufuka. Ubu se dufite abadespora bangahe bababajwe n'imitima y'abitwa ngo naba yingirwa abahanuzi. Ntabwo nukurirwa muza mo hano ngo Imana ngo yatubwiye wamupfapfa. Abahanuzi birirwa bakina ba prank ngo Imana yababwiye itababwiye. Abo ngabo ndabakubuye. Indyarya ziri mu murimo w'Imana. Uyu munsi wa none nanjye ndabafasha nimutihana mwese. Imyanda yose iri kuri YouTube idafite umumaro abahanuzi birirwa babeshyiriza bashyizemo hano. Kabugiye kubajyanye induba. Yes, reka nizere ko umeze neza uri amahoro aho uherereye hose. Wowe wakoze subscribe mu muryango wacu, komeza ugubwe neza kandi ukomeze ugubwe neza nanone inshuro 70 kwa 70. Wowe nabawe n'ibyawe Imana ikurinde. Ndi Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Kuri kamera nangiye kwakira Damu. Damu umeze ute? Ndaho. Hase kuba wirakaje Damu iyo duhuye ubu ndakarira. Nta muntu wambaye ikote ariko ntabwo ari ukurakara. Ntabwo ari ukurakara. Habaho ku gihe cyo kwishima igihe cyo guseka. Nose turi mu gihe cyo guseka. No muri njyarawe ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. Abantu barimo bararimbuka, abantu barimo baragotomera ibyaha bagotomera amazi se. Tukajya aho ngaho tugaseka. Imana irimo irapfusha abandi tugaseka rero. Bibiliya iravuga ngo umuntu babaye nasenge dushira imbere y'Imana twiganirira. Imana turagushimiye izina rya nirihabwa icubahiro, tugushimiye ko wageze neza kuturinda mu nzira twagiye ducamo, twagendeye mu byuma byakozwe n'abana b'abantu. Mana waturinze nabo nsanze wabarinze, izina rya nishirwe hejuru. Tugiye gukora iki kiganiro kiyoborwe na Mwuka Wera azabane natwe mu izina rya Yesu. Dutatanyije imbaraga z'umwijima, dukubise dayimoni yo guhora, dukubise dayimoni y'umujinya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi ndasenze buri muntu wese ugiye gukora iki kiganiro yoborwe na Mwuka Wera, kandi umudayimoni wo gusebanya, umudayimoni wo gutukana katika jina la Yesu mfashemiri iyi myuka ya satanike katika jina la Yesu. Reka iki kiganiro gigotwe n'imbaraga z'Umwuka Wera, amaraso ya Yesu kibeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsabye nizeye, amen. Amen, amen, amen. Gusa wambaye neza first of all. Kundi wowe ikoti irakubera mwana.
ikote irambera. Mbishimira Imana. Umunsi umwe nigeze gukora ikiganiro ariko numva ijwi rimbwira ngo ngiye kuguha ikote. Nsabiye umugisha umuntu wanyambitse bitewe n'ikiganiro nari nakoze. Nakoze ikiganiro rwose umuntu arakiriye baravuga ati nanjye reka ngukureho umugisha. Ubwo n'iki umunsi nacyo niyagira icyo ntabwo mbizi njyewe naje numva ko ngomba kwambara ikote. Yego. Rero nsabiye umugisha uyu mubyeyi uri muri Australia. Tamu umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Uri umuhanuzi sibyo? Yego ndi umuhanuzi. Ejo bundi nabonye uri gukubura ariko abadukurikiye ndabona n'uyu munsi witwaje udukoresho. Narakubuye. Ejo bundi narakubuye ariko sinamena n'ibishingwe. Yego. Urumva? Niyo nguyu hanyuma neza bazanye harya ko bakita ngo iki ni intebo ni ihangara ni igitebo. Rero iyo ukubuye ufata ibishingwe wakubuye ukabishyira mu gitebo ukajya kumena mu ngarani. Gusigaye ubwiririza mu migani Damuru ubwo bushatse kuvuga iki? Ngo Abisiraheli bamaze kwambuka inyanja hageze hakurya bibagirwaho Imana yagize gute? Yabakuye. Baratangira gutomera ibyaha koko. Utaranywaga byera arazinywa, utarasambana arasambana, utararogaga araroga, utaratukanaga aratukana. Mbese bibi byahise utari umutinganyi yega gutingana. Uranyumva neza? Yego. Imana irangije irababara. Iravuga ngo ubu bwoko niremeye naronse mu bise by'amaraso, iri shyanga ryanjye rirangomeye. Imana irababaye. Yego. Erega ibi ngibi tuvuga nubwo arama abantu batabyumva ariko ba nyirabyo barabyumva. Yego. Uyu munsi nshobora kuba nje gukora iki kiganiro Imana ifite abantu nka 5 ishaka kurokora. Yego. Abangaba bita ngo nabashumba barananiwe. None ngewe insuzugurwa. Yego. Ikantu nkaza Bibiliya ivuga neza iravuga ngo tugaragara nk'abantu batariho ariko dutunze benshi. None se babyemezwa ndacyemera? Ntabwo babyemera. Uyu munsi wa none barumva ibibanezeza. Kandi yaravuze ngo bafite amaso yo kureba ariko ntibareba. Bafite amatwi yo kumva ariko ntibumva. Uyu munsi wa none ukora ikiganiro cy'ikibwirizo ntabwo gishobora kurebwa ariko wavuga ngo runaka tumufasha agira gute? Asambana. Kikarebwa kiruka. Ase ubundi Damu mu muryango birebwe ku ijambo ry'Imana Bibiliya yavuze ngo ibiryo by'abana b'Imana ntago bigenerwa. Nyine niyo mpamvu nanjye ejo bone naje mvuga ngo hari igihe tugabura ibiryo tukabiha abatabikeneye. Niyo ngaruka rero turimo. Yego. Twagaburiye ibiryo bitagenewe ba nyirabyo. Yego. Sinzi niba uri kunkurikirana. Oya ndumva kukurikiranye cyane. Abona wazanye intebo singukurikirane. Somera Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2. Fasha guhanura pe. Tugiye kuvuga ibintu bikomeye. Tugiye kubwira abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Tugiye kubwira abarundikazi, abanyarwandakazi. Umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi umuntu wese wizera Imana wanayiringiye hanyuma twumva icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Bantu banze kwihana, bantu bafite nimba n'agahinda, bantu bafite umubabaro, bantu baragiye barizamura, bamwe bariyemera mu murimo w'Imana barawica. Mu murimo w'Imana harimo ibishingwe. Warubizi? Uyu bungiye kubimenya. Mu murimo w'Imana harimo iki? Ibishingwe. Twagiye. Bibiliya ivuze iki? Yego. Murongo wa 2. Yesaya 2 aravuze ngo umva wajuru we. Tega amatwi nawe wasiwe. Yego. Kuko Uwiteka avuga ati nonyeje abana ndabarera ariko barangomera. Nonyeje abana banjye ndabarira. Nonyeje abahanuzi
nonyeje abavuga butumwa, yego, nonyeje abapasitori, nonyeje abadiyakoni, nonyeje abarimu, nonyeje abaririmbyi, ariko ikibazo barangomeye. gatatu iravuze ngo inka imenya nyirayo. Ibaze tukarushwa ubwenge n'inka. Inka imenya nyirayo, indogobe ikamenya imenya urugo rwa shebuja ikabimenya. Ariko komeza, ariko Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. urakoze cyane. Kandi reka nyisome nayo Damuru Yego. rwose nakubwiye ngo nagufasha guhanura. Dore wa bwoko we bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, Yego. urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye uwera wa Isiraheli, baramuhararuka basubira inyuma. Sawa rero, ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa mu nzira muzira ibyaha ukabya byanyu? ubugome, umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye. Mahe, navuze nje guhanura. Umutima wose ugize gute? Urarabye. Buzize kutagira gute? Kutagira ubwenge. babuze ubwenge. Abahanuzi babuze iki? Ubwenge. Igihe kimwe ngo Imana ibwira, ijyana mu kigeragezo uwitwaga Yobu. Abari bafatanyije umurimo w'Imana baramuseka, bakajya bavuga ngo ipfire, nubwo nza guhanura ariko mukanseka, ariko mba nababwiye. Yego. Nubwo nza nkababwira ati nyamuneka nimwihane mukanga kwihana, ariko mba nababwiye. Yego. Nanjye nje kubibabwira, nubwo muntuka, ariko hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Mwukatiye. Uko muntuka niko Yesu agenda nkubitaho ikirungo cyitwa igikundiro. Ukunuka niko Yesu angaburira, ukunuka niko Yesu anyambika, ukunuka nuko Yesu anunze mu mujyi wa Kigali. Uranyumva neza? Yego. Rero reka nkubwire, wagomeye Uwiteka, Yego. wasubiye inyuma, uraririmba ugasambana, ugahanura ugasambana, uri umuvugabutumwa, wirirwa ubeshya, wirirwa ubeshyera Imana, ariko umva nkubwire, Yego. urajya hehe? Akawe ko gashobotse. Wazanye umweyo. Urajya hehe? Uriratana ubutunzi ngo ni amafaranga, ngo urutunze amadolari, ngo utunze amazu, amamodoka. Urajya hehe ko bishize? Urajya he? Iyo myenda wiratana ngo ufite ahari amaguru meza, ngo ufite ngo amabuno meza, uriratana ngo agasura keza. Reka nkubwire, umubiri ni ubusa. Umubiri ni iki? Ni ubusa. Ubutunzi ni iki? Ni ubusa. Amafaranga ni iki se? Kari umuyaga. Ni umuyaga. Uyu munsi aririrwa iwawe agataha iw'abantu, ariko Imana irababaye, yarabaremye, irabakuza, irabonsa, ariko mwarayigomeye. Icyo muzi ni ukubabaza imitima y'abantu. Mwatuburiye abantu. Bahanuzi mutumye izina ry'Uwiteka ritukwa. Bantu mwatakarije icyizere Imana kubera mwebwe mwabashumba. Imana yabahaye inama kugira ngo muziyobore, muzigeze ku musaraba. Aho kugira ngo muzigeze ku musaraba, ahubwo murimo murazonona, murimo murazisubiza inyuma, murimo murazisubiza inyuma. Cyo muzi no gutingana, cyo muzi n'uburoze mwirirwa murogesha abantu mwitoro, ugasanga abantu barimo barasinze, barimo barahondobera, kumbe ibwenge bwabo n'imitima yabo mwayijyanye kuzimu. Muri abapasitori, muri abahanuzi, iraje noneho nje gukubura. Dore ngiki. Ejo bundi ntabwo wanogeje? Oya, naroroheje, ariko noneho ndaje. Bibiliya yavuze ngo nonyeje abana banjye ngira gute? Ndabarera. None baragize gute? Barangomeye. Nose ntibagomeye Imana. Umuririmbyi usambana se yaba yagize gute? Abayagomeye Imana. Umuhanuzi se ukora ibyo byose aba yagize gute? Abayagomeye Imana. None si iyo baza bakavuga ngo Imana yambwiye ngo ninkore gutya na gutya, akagaruka avuga ngo Imana yarisubiye, naba yaragomeye iki? Imana.
none iyo ubona umupasitori akora ibyaha mu yitiriwe mu nzu yayo aba ari ikizi ntaba yaragomeye Imana none se ibitu tuzabirebe tubyihorere arangeza ngo Imana ntabwo ipfushije Imana irapfusha abandi mugaseka mwebwe yego bino ni ukwirirwa mwita ku bitagira umumaro yego yego Robert Imana irababaye Imana irababaye Imana irababaye ariko Imana iraje siko ndeba ufite ifuye nk'irya Feneyasi uzi ibyo yakoreye umukobwa n'umugabo ibyo bakoreraga mu ihema hariya yasanze reka bari muri yego bya bindi nyine navuze hano reka tubigire sina ngombwa oya Bibiliya ivuga ko yasanze bari gusambanira hera hahera bari gusambana nyine arangije ahita afata icumu arakubita rirahinguranya nanjye mfite ishyaka ry'umurimo w'iki kandi Imana yantumye ndayumvira ibi ngibi bashobora no kubifata nk'aho atari iki ariko se njyewe mva mu rugo nikoreye intebo n'intuza n'umwesha nambaye n'ikoti kandi nabwo Imana yampaye hari n'uwabonye ngo n'inzara ndamaze ko wayimbonyemo wakoze iki wandyarya wantumva ubonye ko umuntu ashonje urangije urabanga ngo ni inzara ukoze iki se ko Imana yaguhaye ibiryo bikamara ukwezi nta n'umuntu ugaburiye ko nabwo Imana igiye kubikwaka none ikabihereza ushonje nawe aho yarare nawe akaba ari huge niko bigiye kugenda Imana ihaza agasuzuguro yego muyisuzuguramo baba mwe mwatumye abantu Imana bayitakariza icyizere yego Imana iraje ije guhemba no guhana kandi mwatakaje ibyiringiro mwasubiye inyuma yego ahubwo n'ukurirwa muvuga ngo muratanga muza Imana ikaba nimugende mubwiza abantu ukuri hakuye ngo bavugishe ukuri ngo ntiteranye n'abantu ngo naburi tu Imana ko yagukijije amavunja Imana ko yagukijije amaga Imana ko yakwambitse wari wambaye ubusa Imana ko yagutuje mu mujyi wa Kigali wari uri hejuru iyo ngiyo mu cyaro Imana ko yakugiriye neza ikaguha ubutunzi uyu munsi ubona icyo yihembye n'ikizi si ukwirirwa mu bubari si ukwirirwa umanura amapantaro uzamura amajipo si ukwirirwa uyatereka amahoteli ntakubonye umubari ntakubonye warangiza ngo Imana ngo ntabwo ibabaye hako mwabaye mute ko mwabayemo Imana irababaye si ukwirirwa muvuga ngo abakristo n'abanjye bakristo reka nkubaza Imana yaguhamagaye uri kumwe nawe ntabwo yaguhamagaye uri wenyine Imana ikagenda iguhuza n'abantu nabahe wakuye iwanyu bangahe wakuye iwanyu bangahe uzi Kigali wazanye bangahe ujya aho ngaho muri Amerika muri Canada aho utuye muri Australia wajyanyeyo n'abangahe ku buryo abantu b'Imana bita ngo ni abantu bawe ngo ni abawe wagisambo amujura we bari mufatanye ubwicanyi bwo mu mutima muragambanirana amanywa nijoro yego harageza ngo Imana ngo ntago irakaye ngo Imana ngo ntago ngo Imana ngo ntiyabikora ngo Imana ntago yita Abisirayeli Bibiliya ivuga ngo iki yabakinduriye mu butayu abageze i Kanani bangahe ntago ari Yesuwa na Kalebu ndetse n'abana bakiri batoya impamvu batagezeho n'ikizi bari bafite ibyaha murajya gusenga mwakaranya mukisiga imiti yo mu bapfumu nkaranga Imana ngo ndashaka ingirira neza izakugirira neza ute kandi niyo miti wisigaza suko Imana izagutabara ute kandi ugira umujinya ko nubundi wagiye kuyishakira wagiye hirya iriya kujya kwishakira imiti wanze kwizera Imana ngo igukize hagarara rero uhure n'akaga kakuziye Imana iragusanga rero ngo nyamara ngo ngaburira abana banjye bashonje ukajya guha abo Imana itakubwiye
barangiza ngo wakize inyatsi. Hagarara noneho ikokame. Ariko hari imyanda Imana igiye gukura mu nzira. Yego. Hari imyanda yibereye mu nsengero. Ako ndavuga imyanda y'uburayi yibereye he? Mu nsengero no kuri za YouTube. Aho ngaho have none ije kwatinda. Kuri YouTube Imana iraje hatinde yikoze mu mufuka. Igiye kwaca yikoze mu mufuka. Iri no guseka rwose. Yego. Ibintu byo gutuburira abantu. Cyo kwereka abantu ngo ngiye ngo n'umunyamasengesho kandi uri umunywi w'inzoga uri indaya hirya iyo ngiyo mu bari wirirwa usambana hirya usambana nk'isaza. Harangiza ukaza ngo umukozi w'Imana. Koze wa Satani w'igicupuri. Hari imyanda Imana ije gukura hehe? Mu nzira. Imana ijashaka gutanga agakiza bundi bushya. Kagira mu mitima y'abantu ikatanga ikintu cyitwa urukundo. Abantu bafite inzangano zo mu mutima barangiza ngo n'abakristo. Uri umukristo wa hehe wanga mwene so? Uri umukristo wa hehe uri igisambo? Ugambanira mwene so. Uri umukristo wa hehe uri umusamba usenye ingo za bagenzi bawe? Uri umukristo wa hehe? Kwambyarya we. Wagisambo we. Wowe Imana iraguha warangiza ukabigisambo. Imana kiguhaye nawe wayihaye. Gaburira abandi niba ushonje niba uhaze gaburira n'abandi. Kuzi neza ko Imana yakwambitse. Ko wirirwa kugenda n'amaguru uyu munsi wa none Imana ikaba yaraguhaye. Wagenderaga inkweto zaragucikiye uyu munsi wa none inkweto ukaba ufite imiguru nka magana ngana. Ariko uyu munsi wa none ukaba waribagiwe aho Imana gukoye. Warangiza ngo Imana ngo hari ibintu reka nkubwire ngizakubesheje kubashyeshyenga. Imana yo mu ijuru iraje kandi yaragije gukura inkota mu rwubati rwayo. Hari imyanda Imana ije gukura mu nzira. Imana iraje. Ubushize narakubuye sinamenya imyanda. None rero ubu ngiye kuyikubura. Nkubura ubusambanyi, ubuhehesi, ubujura, ubusambo, inzangano, abarozi, abapfumu mu nzu y'Imana, nkubura indyarya, ngiye gukubura. Ugiye gukubura. None kashize hari umudamu witwa Mugwiza yaravuze ati ibi bintu by'abarokore ndabitinya ati iyo babikoze biba ari ukuri. Gaho kubura Adamu. Ngiye gukubura. Uvuga nibe cyari kubura. Jewe ngiye gukubura dere ngi. Naje nakikoreye se. Yego. Sineme nkaza n'amaguru. Nkava aho naguhaza. Kubura. Ntago wahabonye. Ariko Imana irababaye. Baririrwa banywa za byeri hirya iyo ngiyo bakirirwa bagira gute bakaza imbere y'Imana ngo bakaza bagapanga n'abantu n'imitwe y'abahanuzi nkabangahe bakaba tugiye guhamagara abantu nka 5 baduha amafara ariko mwaba diaspora bundi nkama. Ubuse dufite abadiaspora bangahe bababajwe n'imitima y'abitwa ngo naba yingirwa abahanuzi. Ntabwo nukurirwa muza muhanona ngo Imana ngo yatubwiye wa mupfapfa kubora. Ngiye gukubura abarozi mu nzu y'Imana. Ngiye gukubura abasambanyi mu nzu y'Imana, abahanuzi b'abasambanyi, abapfumu b'abasambanyi, abapfumu mu nzu y'Imana. Ndabakubuye. Abasinzi mu nzu y'Imana kubura rwose ndabakubuye. Abagambanyi, abashumba basambana bakora ibyaha batinganye ndabakubuye. Kuriya ndeba hari umwanda usize haruguru. Oya ntago ndasoza. Kubura bavane mu nzira. Ndakubura inzangano ziri kuri YouTube. Abahanuzi birirwa bakina ba prank ngo Imana yababwiye itababwiye. Abo ngabo ndabakubuye. Indyarya ziri mu murimo w'Imana, abaririmbyi basambana
ndabakubuye. Abavuga butumwa basambana ndabakubuye. Abahanuzi baroga ndabakubuye. Abarangi mu murimo w'Imana ndabakubuye. kubura Mu izina rya Yesu. kubura we gusa. Ndakubita imbaraga z'umwijima zazengereje ubwoko bw'Imana. Nkubuye uburwayi buri mu bana b'Imana. Za kanseri ndazikubuye. Imivumo n'imitongero ndayikubuye mu izina rya Yesu. Ndakubuye. Iyi myanda yose iri mu nsengero, kwikinisha buri mu barokore, ndakubuye. Inzangano kubura ziri mu bashumba, ndakubuye. Kubura akazi, ubushomeri ndabukubuye. Abantu barwaye imitwe, ibibyimba, imivuduko y'amaraso, ndakubuye. ndamuzi ko benshi ari igihe baba barabiterejwe na bagenzi babo, Bagiye mu misozi baragenda barazirika. Abantu bazirikiye amasezerano ya aba bahanuzi bingirwa abahanuzi, ndabakubuye mu izina rya Yesu. kubura rwose. Mwamenye abantu bamenyereye Imana batukisha izina ry'Uwiteka, ndabakubuye. Bari hirya no hino kuri za YouTube, mu nsengero, ndabakubuye mu izina rya Yesu. Ndakubuye nkubuye abarozi baturanye n'abana b'Imana barabazengereje, ndakubuye. Abadiaspora batafite akazi, bimbura mikoro, birirwa batukana, birirwa basebya igihugu, abo ndabakubuye. Mana yabajyanye muri icyo gihugu kugira ngo mukore ibyiza, mwubake igihugu, mukunde n'igihugu. Naho ndakubuye. Ngiye kuyo dore byose ubirundiye hamwe nk'inzoga y'itende. Mwamenyereye Imana, kanyu karashobotse. Imana iraje. Yego. Ubwire kuri mu murimo. Ndamukupa. Yego. Ndamukupa. Imana iraje. Imana iraje. Yego. Mwatumye izina ry'Uwiteka ritukwa. Yego. Mwatumye izina ry'Uwiteka ritukwa. Reba iyo mvirope neza. Ngiye kuyora aba bantu bazengereje Imana. Ngiye kuyora aba bagome n'abagambanyi. Ngiye kuyora izi ndyarya ziyoberanyije mu murimo w'Imana, zambaye uruhu rw'intama kandi imbere ari amasega aryana. Yego. Yora nta kibazo rwose. ikote ndarikuramo. Ndamura arikuye. Hakubwo abantu bameze nabi mu murimo w'Imana bari kubivangavanga. Mwandyarya mwe, Nk'abahanuzi, mwabapfumu mwe, abicanyi bo mu mutima, abantu bafite inzangano, mwabasambanyi mwe, bagabanye. aya masaha ndakuyoye, nkukuye mu murimo w'Imana, ngushyize mu gitabo. Mwabahanuzi mwe, mwanze kumvira Imana, mubeshyera Imana, mwatubye umurimo w'Imana, murawuvuyanga, mutuma izina ry'Uwiteka ritukwa. Nanjye ndabafasha, mbashye mu gatebo. Mwabashumba mwe, mwanze kumvira Imana, murangije mukora iby'Imana itababwiye, mutuma izina ryayo rituka umurimo w'Imana, murawangiza. Ntabwo mukivugisha ukuri. Icya mbere ndababwira ngo nihana, nimutihana namwe bashyizaho. Mwabakirisitu mwe namwe mwirirwa mu bidafite umumaro, uyu munsi wa none nanjye ndabafasha, nimutihana mwese. Imyanda yose iri kuri YouTube idafite umumaro, abahanuzi birirwa babeshyira izina ry'Uwiteka, abanyamakuru bafite inzangano bagambanira bagenzi babo, birirwa bari mu bidafite umumaro, bakirirwa bakora ibyaha. Namwe ndabafashe, bashyizemo hano. Kabugiye kubajyanye indoba.